Hello bakunzi ba Diwan BTV nkuko bisanzwe ni Kennedy umunsi twaba tugiye kwiga ibintu byinshi utaruzi ku modoka nkaba ndi kumwe n'umushoferi hano ugiye gutangira babwira izina ryiwe kugira ngo tuze kuganira tunaziranye ibintu bize kugenda bimera neza cyane urakira kano ka mikoro uraza kujya ugakoresha ibintu bize kugenda neza murakoze cyane kuyakira kuri Diwan BTV waruyizi ntabwo nayinyize gusa nayibonaga ariko nubwamenyezeho gusa nyine ndabona ari neza mwakira abashyitsi neza mwakoze cyane ewana kabisa amazina yanjye nitwa Iratuzi Daniel yego nkaba nsanzwe nyine nkora akazi ko tagisimeni yego sinzi rero nyine hari abantu bafite amatsiko yo kumenya se tagisi ikora gute bigenda gute nibyo ashaka kubamaraho amatsiko nyine ndumva ari ibyo ngibyo urakoze cyane rero nkushimira rero wakanze subscribe nawe utarayikanda nizera ko uraza kuyikandaho ibintu bikaza kugenda bimera neza cyane nkubwira ati wayikanze uri umuntu rwose w'umugabo cyane nawe utarayikanda reka ngo umwanya uyikande kugira ngo nize kugenda bimera neza cyane tube turi kumwe ntari sawa ndagushimiye ko kanze subscribe rero ubu twinjiye mu kiganiro uyu nguyu rero Iratuzi Daniel ni umutaximeni nsanze muri quartier harya hano bahita ubu ahangaha bahita aha ni Gahanga rwawe igahanga ndabona rwose aha ni wawe ahangaha naho nkodesha ariko no mu minsi mike narigiye bizakunda umuntu akagiwe ntacyo aya makuru mfite abataximeni ngo mubona amafaranga cyane nta kuntu wawe utayafite nuvuga ngo amafaranga rero igihe aboneka se cyangwa akabura urabizi nyine ku isi ari igihe byanga cyangwa bigakunde ariko urebye ni akazi katunga umuntu n'umuryango aba yawufite okay ewana ndabona uba ufite fresher birumvikana biranagaragara n'uwari wese yagakunze igitaximeni ariko by'umwihariko hari akantu ngira ngo tuganire nk'abakunzi ba Diwan BTV nk'uko tujya tubagira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye twagiye tubereka ku modoka ku bintu by'imodoka ndagira ngo hari akantu nshaka ko uza kutwereka nk'umuntu w'umushoferi buriya hari ibintu bya mbere ubuzi nka mbere yuko ugiye kujya mu modoka ugiye gutwara imodoka yawe ni cyamugiye ugiye gukora urugendo ugiye kuva mu rugo ugiye gutwara abagenzi dore ko buriya gutwara abagenzi ari ibintu biba bisaba mu kuba ukora ibintu kinyamwuga dore ko burya iyo habaye ikosa ry'umushoferi ashobora kuza no kuba impanuka ikaba yatwara ubuzima bw'abantu ndagira ngo rero hari akantu nshaka kutwereke ibintu nka bitatu ushobora kurebaho mbere yuko uhagurutse imodoka yawe ugiye kuva mu rugo ugiye kujya mu kazi ubundi mbere na mbere mu gitondo ucyatsa imodoka yawe yego yo kubona yatsa umaze gufungura kapo yego wakaba bivuga unabibereka kuko hari n'abadukurikiye ari abashoferi rwose yego ndabona wambaye logo ya Sanire umupira wanditse Sanire motari ari umumotari yego amafunguro kapobereke ikintu umuntu amanza gukora banze bereke nabo bafungurira kapo ubu nabo bona bibone neza kuvuga ngo kapo hano munsi ya vora yego ndahabona hari akantu kagashushanyijeho yego ukagakurura gutya yego gino ukajya kuri kapo yawe ubwo biba byaciyemo imbere ni sawa yego ahangaha nyine biba byageze mu nsinga biba byakunze ibintu bigira ino kuri kapo yawe yego kaza ukazamura kapo yego nibutsa ko umuntu uzamuye kapo umanza ukareba ko igikoresho cyawe kifata neza witeze neza cyagaruka nyine ikaba yakwangiza mu rwego rwo kwirinda impanuka yego mbere na mbere umanza ugafungura ko ukareba ko amazi ya radiateri arimo ariko iyo ubonye gutya yego harya bwo amazi ya radiateri akora iki amara iki ahoza imodoka se cyagiye imodoka nyine bishyushye niyo afashe imodoka guhora yego amazi wasanga arimo we ntabwo mbebye neza arimo amazi arimo dahite noneho ukajya ku mavuta ya moteri yego kara ko moteri yawe iyo niyo bita juje yego iyi ni George iri kumenyesha ahantu amavuta yawe ageze yego reka negerezeho kamera hari abantu babibone neza yego nta kibazo ukareba niba ko amavuta ageze muri furu urabona yageze muri furu aba ari ahangaha nyine kuri uyu musozo F ngiyi ya furu biragaragara yego ubwo amavuta yawe arimo nta kibazo amavuta yanjye aruzuye benyemera gukora urugendo yego mbibutsa rero bakunzi ba Diwan BTV turi kubereka ibintu umushoferi wese agomba guhagurutsa imodoka ye yarebye mbere na mbere yuko ahagurutsa imodoka agiye kugenda ukajya kuri hydraulique ituma vora ikata se cyangwa iki yego ukamanza ukareba ko hydraulique yawe irimo urabona ko nyifitemo nyishagije rwose
twava kuri hydraulique tukajya ku mavuta ya feri, ukareba ko amavuta yawe arimo. amavuta ya feri ni aho ngaho ubona ko amavuta menya afitemo, ni arasa neza cyane rwose, ndabona ari nta ribi. aha ngaha noneho uba wemerewe kuba wabyibuze wakatsa imodoka. Yego. tumaze kubona ko amazi atuma moteri ihora yafitemo, amavuta ya moteri nyine gukora urugendo yafitemo, amavuta ya feri yafitemo, hydraulique yoroshya amakaburimbo ndetse na vola byose biri tayari. warangiza ukamazura neza kapo yawe. Yego. Kudaho cyagenewe geni ugakinga. aha ngaha yego, ikintu kiba gisigaye ni ukwatsa imodoka yawe byibuze umwanya hagati y'iminota 10 n'iminota 15. ubwo uwo mwanya uyatsa no kugira ngo esanse ntabwo ibigenda, kugira ngo imodoka yawe imanze ishyuhe. ntabwo watwara imodoka idashyushye, byatuma izana umwotsi vuba se cyangwa ikaba yanafunga moteri kuko wayitwaye nyine idashyushye, itarazamura ubwo amavuta, mbese itarazamura amavuta ngo imenyere ko igiye gukora urugendo. yego. aberekaho gatoya. Yego. imodoka yanjye nkafata feri nkamanura amburiyaje nkayigeza ku butaka. feri ni iyihe? Okay, feri ni iyo mo hagati, ni pedale yo mo hagati. Yego. ihera hirya ku ruhande ndebe ihera hirya. Accelerateur. Yego. nkafata feri bwa mbere. Yego. nkamanura amburiyaje nkageza ku butaka. Yego. ukandagiye na feri. nkandagiye na feri. nkakuramo feri yawe. Yego. feri yame iba hehe? feri yame ngiyi ndayimanura. mbere na mbere gutyo nibwo ibirimo. Yego. iyo nkakanza akangaka nkamanura mba nyikuyemo. Yego. First of all nkareba ko iri muri puemoro, ko nta vitesse irimo. umuntu abwirwa n'iki kiri puemoro? urabona iri puemoro umaze kumva ko hagati ari mu murongo utambika. irimo vitesse urabona ko ibitatambika. ugomba gucekanga ko imodoka yawe iri ahatambika kuko biba binashushanyije aho ngaha. Yego, ndi kubibona. ugashyiramo urufunguzo rwawe. Yego. urufunguzo rwawe rufite lock, access, on and restart. Yego. ugomba kurusunika rukagera kuri restart, imodoka yawe ikaka. washaka ukavana kuri amburiyaje yawe ukarekurana ya feri, then ugahagarara ugategeza ya minota kigera. tukiri aho ngaho se hari muri taburo imbere. Okay, iyo imaze gushyuha neza, iyi check engine iyi ni ikubwira nyine ko itarashyuha cyangwa se ko ari itameze neza muri moteri. iyi imaze gushyuha bivamo. ubwo amavuta iba yayazamuye. Yego. iyo ne ikindi ugomba gucekinga, ugomba kumanza mbere yo guhaguruka ukamanza ukareba neza ko byibuze urushinge rwamanutse rukagera muri rimwe. Yego. muri rimwe niho roranti y'imodoka byibuze ibiri, imodoka nta kibazo ifite. tukiri aho ngaho se ndagira ngo ubanyerekere, hari abantu benshi batazi ngo roranti y'imodoka iba hehe se, kuyigabanya byagenda gute, akaba yajya gukenera umukanishi ngo amuce amafaranga n'ibiki. wabuze ukuntu wagabanya roranti y'imodoka ku buryo wabitwereka? Okay, roranti y'imodoka iba hari imbere hehe muri hariya kuri kapo, nabibereka nta kibazo. Yego, wasohoka ukatwereka kuko buriya abakunzi ba Diwani BTV hari umuntu uba ufite imodoka ariko akumva imodoka iri kwiyagiserera akeneye uburyo ki yabibonamo. Ujya nkafungura kapo yanjye. Yego. atambika neza. ubwo bisaba ko wenda n'amafinga nk'agafunguzo ka 14. iyi ni nkafungura kapo. nta kugenda na se. Nafunguza gafite nani. Yego. Uretse ko atena ngombwa nanjye n'uwo wese yabibona. roranti y'imodoka rero kwanza twereke uko ugiye kutwereka ahantu roranti y'imodoka iba kugira ngo wakumva imodoka iri kwiyagiserera cyangwa se ifite imihindo itari sashaka kuregera aho yabikorera. Okay, iyi ni accelerateri y'imodoka. Yego. iyi ni accelerateri. Yego. urabona ko hagati y'ikabure accelerateri inyuramo haba harimo amaburo abiri. Yego. iyo iri kwiyagiserera uyigize iri ngiri hino ukakoroshya, then nini ngi ukazana mbese ukabyoroshya. Yego. ukurikiza ijwi ry'imodoka uko igenda rihinduka then ukamenya aho ugeze. Yego. wakumva igeze aho ushaka ugafungira aho ngaho. ubwo ikabure ni iyi ngiyi. ikabure ni iyi ngiyi accelerateri. Yego, ni accelerateri.
wowe woroshya ngawe ukageza aho wumva igipimo cy'imodoka yawe nyine none se tukiraho bibaye byiza ntago wakatsa nk'imodoka tukumva kuko abantu bakabona ko ari na accelerateri tukumva ko okay nta kibazo wayitwakiriza nta kibazo tukumva. Bakunzi ba D1 BTV rero mujye muka gukora subscribe tujye tubaha ibintu by'ubwenge kabisa. Ahangaha ngo ne kabure ya accelerateri kuri kabure ya accelerateri rero kananye numve koko kari murumva ko mugana ra accelerateri urumva ko kwegura gutya wakegura imodoka igahinda. Yego ndetse rwose nagira ngo checking ntazaha abakunzi banjye ibintu nanjye ntabanje kumenya ngo bimeze bite. Yego tubwira icyo kintu. Amazi ya sweet grass harya sweet grass ni bino bihanagura ikirahure. N'amazi giti hari ibindi banga abantu batazi. Hari ukuntu imvura irwa imodoka ikazamo ibihu bikaba kuvamo neza ku byo imbere yawe utareba. Icyo nababwira ni uko niba imodoka yawe ikirimo ibihu mu gihe cy'imvura icyo ugomba gukora ugashyiramo klimatizeri ugashyiramo ubukonje aho yagushyiramo ubushyuhe ugashyiramo ubukonje rero kubikora bwa bushyuhe buba burimo cyangwa kibuda cyangwa cyabigizemo imodoka yawe igatogera ibirahure bikongera bigacya kugera kwa mwe ukayifasha imbere neza akora ngenda byari ufite agatambaro nyine hanagura niyo ntago ari gushaka kuba wakora accident ikoragura imodoka yawe ugasanga nyine tageze neza nkuko tubyifuza. Noneho wabuzimije ahari kugira ngo twumvikane neza tugumize tuganire. Mbibutsa King ya D1 BTV nkuko bisanzwe rero turi mu kiganiro tuba tugomba kugezaho abantu hari tuntu twinshi hano ku modoka burandaza kugenda nkobaza kugira ibintu zo kugendera neza ariko buriya hagati aho ngo kuvukora nka taxi buriya tukiri naho ngaho ntago waha nimero nk'abakunzi ba D1 BTV bakeneye kuzajya batwaruka babagezaho bajya. Okay hari igihe nk'akavura kaba kanaguye ku mungana cyangwa se umuntu y'umwana ahantu haguye bikaba byabasaba ko ugomba kuba abona taxi byanze bikunze. Nimero nayubahiriza nta kibazo ni 078 078 karindwi iminani itatu 933 hongera ibasubiriremo nta kibazo 078 karindwi iminani itatu yego 933 yako mfite na Airtel nayibahereza nacyo kuko zose ziri ku murongo ushobora kumubona. No siyo nimero buriya ari nk'abantu buriya baba bakoresha nk'ama WhatsApp cyane uba online se ngo nimero iri WhatsApp iri Instagram ahantu hose umukiriya gushakira bitakubona cyane rwose ndeye no kuri TikTok nitwa Dani 22 wajyaho ugafollowinga n'ibikorwa byanjye binyuraho kabisa. Ego ubwo rero mwabyumvishe bakunzi ba D1 BTV n'abandi bose muhereye muri Kicukiro by'umwihariko ako se ubundi seta ukunda guparikaho ni nka hehe? Okay nukuvanga iseta yanjye jewe kubera nkorera nta Kicukiro akenshi nakesho ngiye mukazinyura centre ara hepfo gatoya hari icyapa cya taximen bagararaho hafi ya PRC nuhamagara ariko no mu mujyi cyane cyane kuri City Plaza niho handi parika ariko bitavuze ko naho waba uri aho umuntu hose yaba ari muri Kigali bivuze ko yaguhamagara nemerewe kwagera nta kibazo. Yego ntabwo ujya uhenda abakiriya oya ntabwo menda abakiriya kuko sinzi niyo umuco wo guhenda ari cyo wanyungura. Icyo nzi neza nuko nkora service nyuze unyihaye nanjye nyuze ngiye witanze. Yego urakoze cyane. Rero buriya sinzi nimba hari akandi kantu watwereka ku modoka burarega hari n'ababazifite buriya. Okay ariko umuntu usanga agiye mu modoka bwa mbere ariko ni muremure yego iramujennye sibyo ugasanga ntagaze wenda ukuntu ese ugiye mu modoka uri muremure byagenda gute wabigenza uri muremure ubwo gute ukubita umutwe muri parafo ufite amaguru maremare wala nkanjye wenda ndi mugufi. Intebe yanjye umuntu muremure ntabwo yitwariraho. Hari ukuntu batazi ukuntu uzamura intebe. Intebe yawe ifite akantu kakuma munsi. Yego ndakabona. Akangaka iyo ugafasha ukazamura intebe yawe ibasha gutembera. Ikajyaho ishaka. Rero udatwara ukubita amavi. Wowe ugakurikiza uburebure bwawe kugeza imodoka urabona ko ahangakize na hanyuma umuremure cyane. Urabona ko warambuye amaguru. Urabona ko igikanagerayo. Aho imbere urabona ko byibuze
misengera kuri pedali zanjye ikibazo na kimwe kibaye. Nuko biba bimeze. Ikindi kandi abantu batari bazi hari ukuntu twara imodoka umuntu ahubwo ukabona buri modoka sikunyuze irimo kuri kuduhumya amaso kandi wacanye amatara magufi. Kibazo byagenze gutya si maremare si na magufi. Hari akantu kaba kanari musi ice wakegesha ukabereka aka kantu kakoreka ko amatara yawe areba hejuru cyangwa ari kureba hasi. Wowe uragakaraga ukakajyana ku kantu gafite fresh ireba hasi. Ukariho ukajyana uko nguko amatara yanjye azajya yakareba hasi. Ubwo ari kumurika hasi ntago ari kumurika. Ntago ari gucana abantu mu maso. Acanye ku buryo imodoka igututse imbere kwita mu maso. Yego ahangaha rwose mfite amatara meza cyane. Yego. Okay. Gako kantu nako ntizere ko buri abantu batari bakaza ariko barakamenye. Yego. Hari abantu bajya bibaza usenge imodoka yanjye inkwera ku birometero bingahe. Yego. Kunkwera ku birometero ubwo bushatse kuvuga iki? Nukuvuga ngo ukamenya se ngo litiro yanjye umwe litiro ya essence. Intwari gihe urugendo rungana rute. Yego. Ibyo subibara gute? Nukuvuga ngo biragoranye iyo utabizi ubundi uramanza ukaza hanga muri kilometrage yawe. Yego. Muri iki gihe n'umuvuduko. Ugakanda restart kuri aka kantu kaba gahagaze. Urabona ko harimo ibirometero 47. Urabereka neza harimo ibirometero 47. Urakanda restart akazamo 0. Like uyikanda uri kuri station ugiye ushyiramo amafaranga yawe. Iyo umaje kuyashyiramo ugenda ureba hari ibirometero wagiye ukurikije n'urushinge rw'ahantu rugeze. Nibwo utumenya ngo se iyi modoka yanyu nkize 10,000 ngendo urugendo rungana iki. Ibyo bikakurinda kwa kundi usanga nkwe ibihumbi amafaranga makeya essence kaza kugushiriraho ugateza jeune circulation. Icyo kibazo rwose iyo wamaje kumenya kuntu imodoka yawe nkwa menya nibyo ngutandukanye mpamvu iki cyangwa ugundamwe cyane rwose cyane rwose. Ikindi hari ikindi kintu abantu batazi ko dufite imodoka za ancien modeli nk'abantu bakunda radio n'urugero. Yego. Usanga azi neza ko radio yiwe itagira bluetooth. Yego reka ninjiremo buriya bitwereke ndimo nibwo hari ibintu biraza gucamo neza. Hari ukuntu abantu bafite imodoka za ancien modeli bro imodoka irahumura. Nakumusore ariko ushaka usanga murabaye ngo singa imodoka yanjye ngo na bluetooth igira ngo usaba gushyiramo CD gusanga ibiki n'ibiki. Ndakabereka bisaba ko waraguze akangaka akabakita gake bakita akabiriti kaba kari ahantu handi cyane rwitabi se cyangwa iki. Ako ngako ubwo ni bluetooth. Ni akangaka kagufasha gucaginga. Yego. Kakaba karagufasha nka bluetooth. Yego. Ugashira hagenewe ikibiriti gicana itabi. Yego. Ukakabona neza ko katse. Yego. Ndabona katse gaye. Okay, iyo katse hazamo 75 kugira ngo ugakonegite. Hari gihe wewe wumva nyine ku katse gusa ugashyiraho bluetooth ukanga gukora. Yego. Bisaba kujya muri radio yawe ugasettingamo tano ni radio. Yego. Ukamakinga sure ko iyo radio yawe nayo irimo 875 ko bihuje imibare mbese ngo n'urugero. Yego. Ubwo ko bihuje frequency. Yego. Ahangaye bihuye sibyo uratangira ugacuranga umuziki wawe. Yego. Na bluetooth mfite hafi ngo mbibereke ariko naba nk'urugero like gutya uracuranga cyane. Mfitemo umuziki ubu ngubu tubakira bagenda bahata umuziki ubu ufite mwinshi. Okay. Urumva ko ibyakijemo birakunze kabisa ndumva bikunze. Urabyumva? Ndabyumva cyane. Ukagenda biturije umuntu yaguhamagara ukamwitaba kandi bitagusabye kuba wacyafone ku gutwi cyangwa ibiki. Ahangaha urumva ko uba umeze neza cyane. Yego. Ubwo byarangira ubwo kutweretse ku bintu bijyanye na radio. Ikindi kintu watwereka se ni nk'ikimano bakunzi ba D1 BTV imodoka rwose reka mbanze mbereke no muri no modoka kikeye abakiriya bawe batazahe abantu bajya bagenda mu modoka sari kugera mu modoka ashaje. Ariko umuntu aba afite umuzigo aguze imodoka vuba akaba afite nka firigo se cyangwa kiri kintu kirekire ntamenye se ikintu kirekire nagitwa gute mu modoka asanga gihambire hejuru se polisi iramwandikiye cyangwa nyine kibangamiye abandi akaba yanagikubita hasi cyangwa kikangiza irangi ry'imodoka ye. Ngiye gukora ukuntu wafite ikintu kirekire ukagitwara mu modoka y'ivatiri. Yego.
ubwo bivuze ko ushobora kugura firigo ukayitwara ukabereka ngo umeme imbere nibwo barabibona. izi modoka ushobora kureba kugira ngo izi ntebe biba bifatanye ntabwo zigira. Hari akantu kari ahangaha ku ntebe karahagana ikabanyerekere neza. Akangaka uragakanda ukakamanura then ukaryamisha intebe yawe. Yego. Urabona ko ubonye umwanya munini ushoboka wajyamo ikintu cyose ushaka. Yego, ndabona ni hanini kabisa n'umuntu yajyamo akaryama. Ahangaha ushaka no kwimuka. Icyo ni igiki ndi kubonamo inyuma. Iyi ni bafure y'inyongera gusa ubaye ukunda umuziki mwinshi wayireka, ubaye ukunda umuziki wayishyiramo. Ni ibintu bisanzwe nta kibazo. Yego. Ikindi hari ukuntu nanone abantu usanga bibwira ko iki kirahure cy'inyuma iyo kijeho ibihu ko bitavaho. Ugasanga wewe mu mvura ntureba inyuma ngo bisaba kuba ufite suigarase. Imodoka zose ziri gusohoka muri iyi minsi nta suigarase zigira inyuma. Ugomba kumanza kumenya ko ukuntu ibi bihu biva ku imodoka yawe. Ukuntu bimeze iyi mirongo urimo ubona muri iki kirahure. Yego, ndabibona. Iyi mirongo yagenewe gukuraho ibihu ku iyi modoka. Binyuramo umuriro ushyushye iki kirahure kigashyuha hakavaho ibihu. Then ishaka ko bivaho ukuntu bigenza. Yego. Ubwo ni cya gihe cy'imvura, igihe ubushyuhe bwo mu modoka, ubushyuhe buhuye bwo mu modoka mo imbere buhuye ni uraza ku modoka yawe ugakanda iri buto. Iyo ukanze iri buto kanyibegereze neza kugira ngo uyibone. Iyo ukanze iri buto ugakanda n'iri ngiri, imodoka yawe ibihu aho hose biba biri bivaho rwose. Ndabona hariho utuntu tujya gusa nk'amasakwiti y'umuriro. Yego, urabona nyine ni umuriro uhuha nyine ibintu by'ibihu n'ibiki byose. Ariko haba hariho n'udufureshi nyine twerekana ko hari ibihu bivaho. Ahangaha rwose iyo wakanze tayari ibihu bihita bivaho. Hari ukundi kuntu none umuntu imodoka imupfana mu muhanda rwagati. Yego. Akabaza se ndabigenza gute, ndabigira nte? Ukanda ahangaha hari agatiriyange gasa n'umutuku ariko gafite uturongo tubiri, kanyuzamo uturongo tubiri. Yabayita danje cyangwa double kinyoteri. Double kinyoteri cyangwa se danje bitewe nuko byita. Bivuga kwinshi. Ukandaho niyo imodoka yaba yashizemo essence se niyo yaba yazimye cyangwa ufite ikindi kibazo. Iyi ntabwo bigombera kuba ipfa kuba hariho battery. Iki cyose irakanye nawe urumva ko ni impuruza ntabwo yabura. Biba yereka ko imodoka wagize ikibazo. Imodoka ifite ikibazo ifite pane. Ikindi kintu hari abantu batunga imodoka ariko akaba atazi ukuntu se suigarase zanjye zikora zite. Suigarase ziba ziri. Suigarase ni iki? Suigarase ni izi nkoni zagenewe guhanagura ibirahuri. Yego. Iyo imodoka yawe ibumoso mu gucana amatara. Yego. Ibumoso bwavura no gucana amatara, iburyo bwavura mu guhanagura icyo kirahuri. Yego. Iyo ukimanuye rimwe suigarase zawe zigenda gakeya zikuraho gake zigenda zihagarara zikuraho gake. Ubwo ni igihe cy'akavura gake cy'ubujojo. Wamanura kabiri zigasa nk'izigendamo zihutamo ukuntu gake. Igihe akavura none kaba kiyongereye. Noneho wabona ko n'imvura yabaye nyinshi iri too much. Uramanura ugaheza ukageza hasi. Then suigarase zawe zikihuta kandi nyine uko zihuta niko zivanaho amazi wavura. Then ushatse guhutira amazi ya suigarase ukanda iri buto. Iki n'amazi mfitemo nshobora kubona yamazemo nimugoroba harimo makeya. Yego, urakanda akangaka iyo ukanze iri buto amazi arasohoka. Iyihe buto yanyerekeye? Ni iyi ngiyi iri ku mutwe wa suigarase arasohoka. Wafite suigarase inyuma ugakaraga aka kantu ukakerekeza inyuma ugakanda. Yego. Amazi nyuma abasha kumeneka. Yego. Ndumva ari ibyo ngibyo. Nibyo, nta kindi kintu watwereka ku modoka? Nta kindi kintu cy'agashya. Yego. Ndumva rwose ibyo bihagije. Ubaye ubizi ufite imodoka yawe wazayitwara mu modoka nta kibazo ifite kandi nawe ntubangamirwe mu rugendo cyangwa ubangamira mu bufatanyije. Yewe, ni imodoka yawe rero ndabona mu by'ukuri abantu rwose bagutega ufite imodoka nziza cyane. Wenda hari ariko urajya mu kinamba buri munsi nko muri bino bihe by'imvura biragaragara yuko imodoka iri gusa wenda iri gusa nayo nuko utarajya mu kinamba ndakeka. Uko biri kose imodoka ngewe igitondo ndabyuka nkamanza nkayihanagura niba ari umubavu nshyiramo nkawushyiramo. Numvise ihumura cyane. Agenda rwose imodoka imeze neza ko iyo ufite imodoka imeze neza nawe abagenzi utwara abagenzi bishimye nawe
bakanagushimira, kandi ni byiza nyine ko nawe uterwa ishema n'ikintu ukora. yego tukiri aho ngombo rero kunenga abatagisimeni, hari umutagisimeni yigize gutega umunsi umwe ndi kuva mu mujyi, dutega taxi ewana irimo ibiheri ibinyenzi, si umugabo koko tumuha amafaranga no kogesha imodoka no kuyitaho kweri biba ari ikibazo. Rero abantu nk'abo bisubiraho kabisa, ariko nkushimira wenda ndabona imodoka yawe rwose muri rusange imeze neza pe kabisa. Ndagerageza nanjye nyine nkakora igishoboka cyatuma umukiriya wanjye rwose agenda anyuzwe. yego umuntu ari na taxi usanga abantu baba batagirira isuku, ugasanga bicaye mu misego yambaye nk'agashati k'akawayizi kakava kazanye ibizinga, urumva ko biba ari ikibazo. Ariko nanjye rwose ndabari umuntu w'umugabo kabisa. Ibyo bintu simbyemera. Yes, bakunzi ba Diwan BTV nkuko bisanzwe, ubwo nuko nyene ewana yariyo kariko kantu nashaka kubereka ko no munsi kaba yari uno umutaximen harya bakwita Dani, banyita Daniel atuza ko nyine bakunda kumamagara Dani. Yego. Aha, Dani rero urumva rero nimba uri mu mujyi wa Kigali ukunda gutega taxi voiture, nimero zawe ndaza kuzishyira hasi hariya baze kuzibona bajye banaguhamagara ubatware, nubwo wazivuze ariko ndaza no kuzigushyiraho. Ariko gusa icyo nagushimiye cya mbere cy'ingenzi ni isuku nabonye imodoka yawe, umuziki, ibintu byose wabinyeretse neza nta kibazo. Gushimira bro, wakoze namwe. Ako nakanamenye kubabwira nk'umubyeyi abafite abana se kabase abana banjye nzabahande nizeye bagira gusanga barashaka abamuhama we buryo ukuntu ushaka umwana ashaka kukagera ku ishuri se wowe udahari, cyangwa se ugashaka umwana wajya gutembera udahari. Ngiye rwose ndahari kandi mbikora neza. Umwana wawe nkamujyana ari safe akanatari safe, rwose abari mu maboko meza. Yego nanjye nitwara nk'umuntu ushaka kuba umubyeyi nanjye. Yego nibyo cyane, urakoze cyane. Yewe bakunzi ba Diwan BTV ko mwayibonaga ngana nicaye ni mu modoka ya Tuzi Daniel ya taxi voiture. Urumva rero nimba mu mujyi wa Kigali ushaka kuzajya umuhamagara kuri nimero yatanze mu kiganiro, ariko turi no gusoza ndaza kukubwira ngo umwanya ndongere uyivuge. Hari uwo bishaka kuza kugora kuza gusubiza inyuma ngamenye ngo nimero wazivuze hehe, ariko ndaza no kuzipininga kuri YouTube channel ni D1 BTV, nyuguti ya da ugashyiraho rimwe ugashyiraho ba ugashyiraho TV, uhita umubona rwose aho ngaho ibintu bihita bimereza cyane. Mbashimira muri kumwe nanjye Kennedy, nizere ko mugumeje kugubwa neza aho muri hose, mugire umwaka mushya wa 2024 ujyobera w'ibyishimo, kandi munagenda mu mataxi voiture kubatega meza sobanutse pana kugenda muri anda bamo ibiheri. Dani wababwira nimero ubundi? Okay, nasubiramo nimero nta kibazo. Nimero ni 078 yego 7 yego 83 yego 933 yego. Ndibutsa ko nkoresha WhatsApp. Iyo nimero niyo bana kuri WhatsApp. Yego. Wanumvisha mbwira ko ufite n'imbuga nkoranyambaga nazubabwire. Okay, na TikTok yanyuraho ibikorwa byanje aho ngenda se cyangwa iki, ariko umuntu watazi nko mu mujyi wa Kigali ashaka nko kumenya buri gace kose mba ndiho kaba mba ngiye mba nagakamenya nashyizeho n'icyerekezo. Washyizeho kamera. Yego. Yitwa Dani 2002. Dani 2002 kuri TikTok. Aho rwose wahaye. Yes guys, rero mwabyumvise twari turi kumwe n'umutaximen, reka tumubwira ati bro akazi keza. Murakoze cyane. Nzajya nguhamagara uzajya untwarira igihe bro. Kabisa njyewe sinica amasaha iyo ndikore nkubwira ko bitashoboka, kandi si kenshi iyo wantegushe nanjye nkubwiraho amasaha twavuganye. Igihe ni igihe bro, buri akazi keza kanoze gahesha amafaranga nyirako cyane rwose, kanoze gahesha ewana cyane. Rero mbashimira mwakoze cyane mwese, twari turi kumwe nkuko bisanzwe. Rero ni D1 BTV, nkubutse gukora subscribe undi dukomeza. Nimero za Dani mwazumvishe mujye mumutega ewana, kandi Imana igisubizo mukuye abakanze subscribe. Bashimira ewana, akababwira ati ciao ciao, ibintu no buryohe, mugire ibihe byiza.